Hello guys, nongeye kubaha ikaze. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakura urusaku cyangwa se ibindi bintu bivuga nabi mu majwi wafashe wa recordings. Abantu benshi iyo twafashe amajwi tuvuge naga content uri kwikorera, hari igihe hazamo ibintu by'urusaku bitewe na environment uri gukoreramo. Ugasanga harimo ibintu bisakuza cyangwa se ibindi bintu biba bivuga muri background biba biri bubangamire audio yawe uri bukoreshe muri video yawe. Ubu rero muri iyi telefoni yanjye hano ngiye kuba nakwereka uburyo turi bukuremo urusaku muri iri jwi dufite. Urabona ko rino jwi mfite. Hello guys, muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo wakoresha ukavanamo urusaku mu majwi wafashe wa recordings. Abantu benshi bajya bafata amajwi. Ubu rero rino jwi dufite nibyo tugiye kuba twareba uburyo twakuramo ari ama noise mwumvishe muri background. Bana nanjye rero urebe video yose uyirangize kugira ngo ubashe gusobanukirwa uburyo uri bubigenze. Turaza kuza kuri Google. Nitugera kuri Google uzagenda muri Google wandikemo ijambo Adobe Enhance. Numara kwandikamo ijambo Adobe Enhance baza kuhita bakuzanira website yabo, hano handitse ngo Adobe Podcast. Ubundi uhakande uhemeze. Nukuvuga ngo numara kuhemeza rero uzaza ukore sign in. Cyangwa se uzakora sign in niba usanzwe ufite account, ariko usanzwe utayifite uzakora sign up. Reka dukore sign up rero. Tuzakanda kuri sign up. Ubundi ushyiremo email. Nukuvuga ngo hano uzakora sign up cyangwa se ushobora kanda hano ngo create account with Gmail. Ndakanda hano ro handitse create account with Gmail. Noneho mpitemo email ndi bukoreshe. Nimara guhitamo email ndi bukoreshe ndaza gutegereza. Ubundi ngende nkomeza. Hano ari kumbwira ngo nshyiremo backup email, ariko ngewe nta nshaka gushyiramo, ndaza gukomeza. Hano rero bari kumbwira ngo drop file to enhance. Bari kuvuga ko yuko rero iyo file tuba twogiye ku enhancinga cyangwa se gukura kuyisukura ibigomba kuba itarengeje maximum iminota 30 na megabyte 500. Nibyo bari kugenda nyine batubwira nyine ibintu bitandukanye hano. Ngo no kuvuga ngo rero ndaza nkore hano ngo choose file. Njya muri choose file, ndaza kuza kuri telefone yanjye, njye hano njye muri audio, ndaza hano handitse this week, ndangiza mpitemo ya audio nafashe. Ubundi ntegereze ko ya audio ibasha kugeramo hano muri iyi website ya Adobe Podcast. Uzategereza rero kugira ngo audio yawe ibe ready. Noneho rero reka dukande hano twumve koko niba rwa rusaku rwavuyemo. Hello guys, muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo wakoresha ukavanamo urusaku mu majwi wafashe wa recordings. Urumva ko rero iya audio twafashe imeze neza, bya bintu twumvaga urumva ko byagabanutse, no audio nziza ushobora gukoresha. Iyo urangije rero ukora iki? Ukanda hano ugakanda kuri download. Urabona ko nidukora hano hejuru audio yacu iri kuba downloaded. Nukuvuga ngo dushobora kuyishyira muri video editor
iyo ari yo yose dukoresha audio yacu tukaba twayikoresha. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Niba ukoresha nanone rero kuri telefoni wenda CapCut cyangwa se na InShot, nabwo hari uburyo ushobora gukoresha. Uzaza muri CapCut, nuza muri CapCut uyinjiremo. Numara kwinjiramo uzaza ushyiremo video yawe cyangwa se n'ifoto bitewe n'ibintu wari uri gukora. Tuvuge wenda ni ibyegeranyo, ni ibintu bitandukanye nyine bijyanye n'amajwi nyine wafashe wa recordings. Uzaza rero ujya hano kuri sound kugira ngo ushyiremo audio, ubundi ujye hano ujye kuri device. Mara kujya kuri device uzaza nyine, twabonye ko audio yacu yitwa gukuramo amajwi, urabona ko ni iyi ngiyi ibanza. Hello guys, muri iyi video ngiye kubona nakwereka uburyo wakoresha. Ni ukuvuga ngo iyi ya mbere niyo ufite urusaku, kuko iriya ya kabiri yo twayikuyemo urusaku. Ubwo rero tuzaza audio yacu tuyishyiremo hano. Nitumara kuyishyiramo hano muri CapCut, tuzabasha kuba twakoresha utuntu twayo yifitiye, amafeatures yayo ifite, kugira ngo dukuremo amanoizi ari mu iyi audio. Uzaza rero numara gushyiramo iyo audio uzuyikoreho. Numara kuyikoraho ushobora gukoresha uburyo bwinshi. Ushobora kuza hano ukajya kuri reduce noise, ubundi ukemeza kano kantu. Hello guys, muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo wakoresha ukavanamo urusaku mu majwi wafashe wa recordings tugakuyeho. Urumva ko ubwo ni uburyo bwa mbere bwa reduce noise. Ushobora no kuza hano ariko ukajya kuri isolate, ushobora kuza hano rero ukajya hano handitse ngo enhance voice, ukaza kano kantu nabwo ukagafungura, ubundi ugategereza ko CapCut ikora enhance ya voice yawe, ikaba yayitunganya, ikaba yakuramo mayiko, igakuramo ibintu nyine bibangamiye ijwi ryawe ku buryo ryaza rimeze neza. Uzategereza rero ikore enhancing, igere ku counting, igere ku 100. Ubwo rero turategereza kugira ngo bigere ku 100, ubundi twumve koko niba ari itandukaniro ryajemo. Hello guys, muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo wakoresha ukavanamo urusaku mu majwi wafashe wa recordings. Abantu benshi bajya bafata amajwi, niba ukora content ukaba uri kwikorera ariko ngira ngo murumva neza yuko rero ijwi ryacu twafashe ryavuyemo amanoizi n'ibindi bintu byabangamiraga ijwi ryacu, byasakuzaga muri background. Ubu ni uburyo rero wakoresha CapCut uri gukuramo amanoizi. Reka turebe noneho na InShot. InShot ngira ngo aya ni application abiri nagiye mbereka uburyo bakoreramo video. Uzaza muri InShot rero, wenda urugero reka nze wenda nshyiremo ifoto mbonye, kuko n'urugero ngiye kuba nashyiramo. Icyo dushaka twebwe no gusukura amajwi. Nindangiza ndajya hano handitse music, mara kujya kuri music, njya hano handitse music, njye kuri my music, ubundi njya hano nshyiremo ya audio yacu. Ngo iyi ya mbere yo enhanced ni yindi twakuye muri Adobe Podcast. Turaza rero urumva urusaku rurimo. Uzaza ukore ku iyo audio rero umaze gushyiramo. Numara kuyishyiramo hano uzaza ukande hano hantu handitse denoiser.
muri kuhabona ukemeza ko ari akantu. Hello guys, muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo wakoresha. Murumva ko wenda ntago amanoize yayamazemo neza, ariko wapfa kukifashisha ubundi kugira ngo ibi bintu bikunde neza. Iyo bishoboka ubundi ugerageza gufatira audio ahantu hatari urusaku cyane, kuko nufatira audio ahantu hari urusaku no gukuramo amanoize cyangwa se ibindi bintu biba bibangamiye amajwi bizakugora, kuko nugerageza kwapurayingaho noise cyane ukarenza uzageraho ijwi ryawe ryangirika, cyangwa se ibyo bintu recordinze byangirika, ahubwo usange biri gusoundinga nka robot. Niyo mpamvu rero iyo gufata amajwi ubundi uba ugomba kujya ahantu hatuje hameze neza, kugira ngo iryo jwi ryawe cyangwa se ibintu uri kurikodinga bize gutungana. Ni ukuvuga ngo nuza gukora denoise uri gukuramo amanoise bize guhita bigukundira, bigutunganire bitakugoye kandi ijwi ryawe ritangiritse. Ubwo rero ni ubu buryo nagira ngo mbereke uburyo muzajya mukuramo amanoise. Aka ni akantu wakifashisha niba ujya ufata video zawe cyangwa se uri kodinga amajwi yawe akaza avuga nabi arimo ibindi bintu bitandukanye. Ushobora gukoresha buno buryo ukaba ijwi ryawe waryongerera karite rikaza rivuga neza. Nongera nkwibutsa rero, niba ugeze hano bwa mbere, gukora subscribe, ugakora kuri notification bell, ugakora like, ugakora share, ukabisangiza bagenzi bawe kugira ngo bamenye tuno tuntu twiza, ukaduha na comment kugira ngo twumve igitekerezo waba ufite. Tubonane rero muri video ikurikira.